byiza bakunzi ba NBA Zoom. Bahikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi aho n'ubundi tuba tugiye kurebera hamwe amakuru avugwa ku byamamare mukunda mu myidagaduro nyarwanda. Umusobanuzi wa filime akaba n'umujyanama wa Chris Easy Bugingo Bonny uzwi nka Junior Giti yagaragaje ko imyaka 9 ishize arushinze n'umugore we Umuhoza Angel yamubereye ishuri rikomeye ry'ubuzima ryamwigishije byinshi kukubaka urugo rurambye. Ku tariki 23 z'ukwezi kwa karindwi mu 2016 nibwo Junior Giti ndetse na Umuhoza Angel bahamije isezerano ryo kubana karamata. Kuri ubu imyaka 9 irashize bubatse umuryango ndetse banibarutse abana babiri. Mu kiganiro cyihariye Junior Giti yagiranye n'ikinyamakuru Nyarwanda, Junior Giti yavuze ko urugo rwabo rwashibutse ku myumvire yihariye buri wese yari afite ku buzima bwo kubana nk'umugabo n'umugore. Yagize ati buriya igikomeye ni ukuba mwese muzi icyo mushaka. Icyo mushaka ni ukugumana umuryango ukagumaho. Niyo mushwanye mugomba kwiyunga nyuma yaho. Imyaka 9 rero ikwigisha ko nyuma ya byose na mbere yabyo icyambere ari ukugumana mwebwe ubwanyu. Yakomeje asobanura ko kubaka urugo rutajegajega bidashingira ku byishimo bihoraho ahubwo bishingira ku mwanzuro buri wese afata mu kudasubira inyuma niyo ibihe byaba bibi. Junior yagize ati uvuze ngo ni imyaka 9 y'uburyohe waba ugiye kubeshya abatararushinga. Intego nyamukuru ni uko mwese mwafashe umwanzuro w'uko mugiye kubaka ukavuga uti uko byagenda kose gisimva aha hantu. Junior yavuze ko ubwo yahamyaga isezerano rye yari akirwana no kubaka izina mu kazi ko gusobanura filime no gukorana n'abahanzi, ariko umugore we akabyumva nk'akazi gafite umumaro. Ati yumvaga ko ari akazi gatanga umugati agasigara mu rugo azi ko umugabo yagiye kuzana umugati. Nubwo akazi ke kamusabaga ndetse na n'ubu gukorera kure mu bihugu bitandukanye, avuga ko ikintu cy'ingenzi ari ugusobanukirwa neza na gahunda y'umwe n'undi. Ati akazi kanjye ntigatandukanye n'akabandi, cyangombwa nuko twese tuba tuzi neza ibyo turimo. Junior avuga ko mukuru we Yanga yamusabye ko narushinga azaharanira kurugumamo atazajya yirukira hanze igihe habaye ibibazo. Ati yarazi iryo banga ryo kugira umuryango njye ntabizi. Yambwiraga ati uko byagenda kose iyo nzu ntuzayisohokemo kuko nabo ugiye gusanga uzakomeza gushwana nabo kugeza musazanye. Junior Giti avuga ko ariyo magambo ya mukuru we yamufashije gufata icyemezo gikomeye cyo kurwana ku rugo rwe kugeza n'ubu agihamya ko yari yarahisemo neza cyane. Urugo rwa Junior Giti ndetse na Umuhoza Angel ni couple idahwema kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga zikoreshwa no mu gihugu cy'u Rwanda zicaho amajwi, amafoto ndetse n'amashusho. Ntabwo bahwema gushyirwa mu makupure akundanye ndetse ahora yishimye bitewe n'ibiganiro bacisha ku mbuga nkoranyambaga zabo bari kumwe n'abana babo babiri bishimye ndetse batera n'urwenya rwinshi cyane. Junior Giti ndetse n'Umuhoza Angel couple yabo ese wowe uyibona ute? Bitwandikira muri comment, hanyuma none ukande like, wibuke subscribe tujye tubana buri munsi. Ciao ciao, hasta la vista.